Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe udukurikiye. Njye nitwa Tuyizere Jacques. Tugiye gutangira kubagezaho inkuru ndende y'umukobwa witwa Irizabimbuto Aline. Inkuru y'Irizabimbuto ni inkuru igamije gukangurira abantu gukoresha imbaraga zibarimo no kudacibwa imbaraga n'ibibazo byo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu gutangira ngerageje kugusobanurira mu magambo make ashoboka iby'iyi nkuru. Iyi nkuru irimo umukobwa witwa Irizabimbuto. Uyu mukobwa mu buzima bwe yagiye anyura mu bibazo bitandukanye kandi bikomeye birimo ubukene, gupfusha n'ibindi. Ariko kuko mu buzima bwe yakoreraga ku ntego, ntabwo byamuteye gucika intege ngo atentebuke, ahubwo uko ibibazo byiyongeraga byatumaga arushaho kubona ko agifite byinshi byo gukora kugira ngo agere ku ntego ze. Burya koko gushaka ni ugushobora. Irizabimbuto yarashyize agera ku ntego ze. Reka ntangire nawe wiyumvire. Umukobwa witwa Irizabimbuto Aline yavukiye mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama, komine Ntongwe, ndetse aba ariho akurira mu buzima busanzwe bwo mu cyaro. Ariko mbere ho gato y'uko tureba uburyo yakuze, Irizabimbuto ni umwana wavutse bigoranye cyane, kuko ubwo mama we yari agiye kumubyara ku kigo nderabuzima cy'iwabo bamwohereje ku bitaro i Kabgayi. Niho hafi hari ibitaro. Agezeyo nabo bahise bamwohereza ku bitaro bikuru bya Kigali CHUK. Abaganga bo kuri CHUK babwiye uwo mubyeyi yuko bidashoboka ko we n'umwana atwite bombi babaho, ngo byanze bikunze umwe agomba gupfa kugira ngo undi abone uko abaho. Byari ibihe bitoroshye mu by'ukuri, ariko nyuma yo kubitekerezaho igihe kitari gito, uwo mubyeyi yahisemo ko ariwe wapfa ariko umwana afite mu nda akabaho. Muri ibyo bihe bitoroshye, umugabo we byari byamurenze, abura ayo acira n'ayo amira, nuko ahitamo kuruca ararumira. Byari ibihe bitoroshye pe, bya bihe bijya bigamburuza intwari. Ariko uyu mumama agaragaza urukundo ruhebuje yakundaga uwo yari afite mu nda. Ubwo amagara yari atewe hejuru, ahitamo gusama ay'umwana we. Ariko nyamara nubwo umwana w'umuntu ashobora kubura uko agenza, Imana nyir'ubutware nyir'ubushobozi yo ntijya ibura uko igenza. Ku bw'amahirwe akomeye, umwana yavutse ari muzima, ndetse na nyina aba muzima, ariko bigoranye ku buryo ntabasha kugusobanurira. Uwo mubyeyi yibaruka umwana w'umukobwa mwiza cyane. Ubusanzwe mu muryango kubyara umwana w'imfura biranezeza. By'akarusho iyo avutse mu buryo nk'ubu bikagenda neza ku buryo utari witeze, ni ibyishimo bidasanzwe. Bitewe n'uko icyo gihe mitiweli yari itaraza, hagendeye amafaranga atari make, kandi n'ubusanzwe bari bafite amikoro make, ku buryo byabaye ngombwa ko bagurisha umurima wari ubatunze. Nubwo bari basigaye ari ba ntaho nikora, barishimye cyane, ndetse bashima Imana kubw'ibitangaza bikomeye cyane bakoreye. Kubera uburyo uwo mwana bamubonye bibagoye, byatumye biyemeza kutazagira undi mwana babyara. Nuko umwana wabo bamwita Irizabimbuto Aline. Impamvu bamwise Irizabimbuto ni ukubera ibihe bikomeye yaciyemo avuka. Aka wa mugani ngo
irizaba imbuto ntirimungwa. Ikindi bwari uburyo bwo kumwifuriza kuzaba umuntu w'ingirakamaro cyane, dore ko bari bagiye kumurera ari ikinege. Irindi zina bahaye umwana wabo nk'uko twabibonye, bamwise Aline. Impamvu bamwise Aline ngo ni ukubera ko umuganga wamubyaje yitwaga Aline. Aline yari umuganga mwiza, uvuga neza, uvura neza, mbese ku buryo umurwayi wese wamugeraga imbere yahitaga yizera yuko agiye gukira. Ababyeyi b'Irizaba imbuto Aline bifuzaga yuko umukobwa wabo nawe azaba umuganga. Ariko burya ngo agahinda gashira kandi gashibuka. Hashize igihe gito, papa Aline yaje kurwara cyane bikomeye. Mu bushobozi buke bari bafite arivuza, ariko biba iby'ubusa aza kwitaba Imana. Ariko uwo mupapa ubwo yari agiye kugenda, yasize abwiye umugore we ati: nubwo ngusize mu bukene, dore ngusize ntabishaka, hari icyo ngira ngo nkwisabire. Singusaba byinshi, ndagusaba ikintu kimwe gusa: uzarere neza umwana wacu, kandi uzakora uko ushoboye kose kugira ngo azige. Ntago byari byoroshye pe. Burya reka mbabwire, uruhuri rw'ibibazo biza byikubita ku bukene ni urugendo rw'umusaraba. Ubwo icyo gihe Irizaba imbuto yari afite imyaka 4, akajya abona mama we ahora afite agahinda. Amubajije impamvu, maze mama we amwicaza mu gacaca, nuko amutekerereza urugendo rw'ubuzima bwabo kugeza icyo gihe. Irizaba imbuto biramubabaza cyane, maze uwo mubyeyi abonye ko ikinege cye kiri gushavuzwa n'ibyo ari kukibwira, niko guhindura amagambo, maze agira ati: cyono cyanjye, nzi neza ko imbere ari heza, kuko ntago Imana yatubabaza iteka. Akomeza agira ati: nubwo ndi kurenga, wowe urahinguka, kandi nubwo nta butunzi mfite ngo mbuguhe, dore turi mu gihugu cyiza giha amahirwe yo kwiga bose. None mwana wa, uzakora uko ushoboye kose, wiga ushyizeho akete maze utsinde, kandi nanjye nzagufasha uko nshoboye kose. Uzaba umuntu w'ingirakamaro, nibyo papa wawe yakwifurije agiye kujya mu ijuru. Uwo mwana yahise asezeranya mama we ko aziga neza kandi cyane, ku buryo azagenda no mu ndege agiye kwiga. Mama Aline byaramushimishije cyane, kandi ntiyabyita iby'abana, ahubwo abibika ku mutima. Inshuti bakunzi b'Urwego TV, igice cya mbere cy'inkuru y'Irizaba imbuto naha kirangiriye. Nanjye reka ngire nti ibihe byiza, musigarana amahoro y'Imana, kandi mbararikira igice gikurikira. Parrot. Kurikira Urwego TV.